Amahoro y'Imana abane namwe, Imana ikomeze ibandindire, kanizere ko mumeze neza. Njyewe meze neza ndashimira Nyagasani, n'umuryango wanjye wose tumeze neza, turashima Imana. Uyu munsi rero nifuje ko nabereka ukuntu noza abana banjye. Hari ibice bimwe na bimwe yego bitari bugaragare kubera ko ari ukoga kandi umuntu yoga atambaye, ariko hari ibyo ndi bugerageza kubereka, kuko hari abantu benshi bambazaga none se ubwo abantu boza gute, none se kubonsa bigenda gute. Uyu munsi ndagerageza kubereka muri bikeya ndi bushobore, sibyo? Twagiye. Aka kantu kamfasha kuboza ntavunitse, kuko kuboza ni ukuri ntabwo ari akazi koroshye. Mbere nabozaga nicaye, ariko kubera ikibazo cy'umugongo bimerera nabi cyane ndabireka. Ikindi ubu ngubu njya kubogereza hanze kubera ko nshaka kubereka neza, hari n'izuba ryinshi ntacyo biri bubatware. Ikindi kintu nifashisha ni aka kabase n'aka kaboro ko kudaha amazi, n'indobo iri hano hasi turayibereke. Iyi ndobo iri hano hasi iba irimo amazi. Ikindi mboneraho kubaza abantu, niba ari abaganga bari hano cyangwa abantu babisobanukiwe, kubera iki abantu bavuga ngo umwana ngo bamwoza amazi ngo yabize, ngo ntibayahoze, ngo ntibagire gute. Mumbaye munsobanurire, bimara iki ku ruhu rw'umwana cyangwa mu buzima bw'umwana kuba wahoza se amazi umwana agiye koga? Byangiza iki? Ndabasabye mumfashe, mudufashe mutubwire. Hawuda, bimeze bite? 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 Iyo ndi koza abana mera ku mukobwa, kubera ko ari nawe mukuru, ibintu byose ngiye gukora niwe mera. Ego, ugiye he? Njye nuko byangiyemo, kubera ko nzi ko ari we nabonye bwa mbere. Urumva ko gushaka nyine kubaho ibintu bose bingana, niko mba nibwira njyewe. Kereka wenda sinziriye ngiye nko kubaha amata, wenda batari maso, nyine ubwo bari maso wenda barayabona cyangwa bonke, ariko ku bijyanye no koga no kuyifoto niwe meraho. Ubwo se nibamara gukura niko uzabikomeza? Yego, mba numva ariko nabikomeza, Imana izanshoboze sinzayagaye ngo mbyibagirwe. Bizera ko bidashobora kubatera ishyari abana, kubera ko buri kimwe cyose uba wahereye ku mukuru, buri kimwe cyose umukuru. Ahubwo mba numva aribwo wenda banyumva, nkababwira rero simba nshaka guhera kuri runaka, nyine kuvuga ngo mereye kuri uyu, ngo kuri uyu, hoya. Ahubwo nkurikije ukuntu mwavutse, mba numva nahera ku murongo kugira ngo bitazazana akantu k'akajagari. Kuko urumva niyo sisiteme bazakura babona, bagomba kuyikunda no kuyakira. Icyiza cy'abana, ikintu bamenyereje bwa mbere nicyo bafata. Ikindi, abana banjye boga tembo, dore ngiyi tembo mba nayikase, kubera ukuntu iba ari nini irangora kuyifata. Kuki se wahisemo kujya uboza tembo? Kubera nanjye ariyo noga nabonye ari nziza, ndavuga bano bana b'inshuti rero nibavuka
nabo nzajya mboza tembo. niba atari ibanga se watubwira amavuta basiga nyuma yo kubogesha tembo? Amavuta rero ubu sindi buyavuge kuko amavuta nabasigaga nabonye ari yarabateye ikibazo kandi sinshaka kuyabagumishaho, ahubwo nimara guhindura ayo nzabahindurira akaba meza nzabereka. Uri kujya he Hawula? Murishije isabune mu maso. Pole sheri. Pole. Ariko mana we. Pole. Basi. Yewe. Basi. Ninde? Nakubabaje. Pole. ni ukujya wigengesera rero mu koza umwana. Urabona ko yari yatuje yakunze amazi ramurijije kubera isabune. Bijya bimba isabune ikajya mu maso kwa gushaka nyine kuko ngenda basiga mu maso mba nshaka ko nyine amavuta abashiraho. Pole sheri nago nongera. Ubu abana bawe bamaze kugira igihe kingana iki? Amezi 3 n'igice. Ejo ndimo ndajya mu munyenga. Pole. Ntabwo bakikurushya cyane nk'uko bari utubebe? Ubu ngubu ntabwo nyipfa kurara ametse, ni rimwe na rimwe. Ni ukuvuga ngo bakira impinja wararaga ubahetse? Guheka gusa. Twari igihe nanahekaga umwe abandi babiri nabo bari kurira. Pole sana. Mesha poa. Ngo ni nyogokuru w'abana banjye ariko si mama wanjye umbyara. Mu masano ni nyogokuru wabo. Uri kumva ukuntu yakize? Afite abuzukuru benshi cyarimwe. Afite abuzukuru benshi batagira umubare. Arikanze. Hawula. Uyu mukobwa yitwa Hawula. Ariko sinavuze amazina. Basi ego gusa uri kurira ufashije niko muzungu bite byataye muzungu bite nakubabaje. Pole. Isabune yakuriye ego nago nzongera. Pole. Umwana wa mbere rero ubu turasoje kumwoza ariko ufite inzara. Twagiye ubu ngubu ngiye guhindura amazi nako ngiye kumena amazi ari muri ino base nini kugira ngo moza yandi nzane umwana wa kabiri. Ko nabonye ufite akantu muterekaho ku buryo amazi atamugeraho, kuki se uyahindura? Impamvu urumva n'ay'undi mwana nyine aba yoza, njye mba numva atari sawa kuba nyine undi nawe yaza akicara muri ayo mazi mugenzi we yakarabye. Ko ari impanga se hari ikibazo ayo mazi nawe ayozemo? Oya nubwo ari impanga ariko ndi kumva byaba ari isuku nkeya. Ubu rero twagiye ndi kumena amazi. Watubwira impamvu se utwo tuntu uri kudushyiraho ngaho? Nta kuntu se wagaterekamo konyine? Utu dutuma kano kaboro gafata. Ego ko umwana yafatishijemo. Ndo ngiye kuzana Mikael. Witwa Mikael. ni ukuvuga ngo niwo waje bwa kabiri? Yego ni umwana wanjye ubwo ni uwa gatatu kubera ko
mvugiye muri rusange. Okay. Mu mpanga ni uwa kabiri. Papa Mikael we yitwa Mikael. Uyu mwana ararenze muri aba bana bose. ese ko ufite igikuriro cyane kurenza Hawula uri uvuyeho kandi ari we mukuru. Ni ukubera ngo amata menshi iki niba ari ukonka nta mikino. usibye no kubona ko amuruta n'uburebure urabona ko amusomba. Niko nyine buri Imana yabishaka, ariko abantu benshi baravuga ngo babita ba bukuru iyo bageze ku isi ngo baba batoya, kandi iyo bakivuka nibo baba bafite ibiro baba baruta nyine, ariko ngo bagenda bakura bagabanya ibiro bahita baba bato. Mikael witonde muzungu. inzobe ni yawe kabisa. Yaragukurikije mu nzobe, ikibazo ni uko ari umusore se utukura gutya koko bitwaye ikizi. Umwana w'umuzungu n'ubundi aravanze gute se kandi ise n'umwirabura nyina se hari ukuntu yabavanze. mama we afitemo imvange. izihe mvange rero? Imvange y'umudage, afitemo imvange y'ubudage. oya mwana yanjye, ariko we abantu bari aha ngaha muzi ko mbaruta, barabizira barabizi papa. niko papa wanjye, ubundi Mikael ni papa wanjye, ni umwana wanjye, ni byose. Mu kanya rero uwo ndi buzane we ni musaza wanjye. ubundi iyo ntabarishije isabune mu maso ntabwo bashobora kurira bari koga. ni ukuvuga ngo bakunda amazi, iyo bari koga ntabwo barira. ariko ubu murishije isabune ni ukwatsamo. nanjye hari ubw'indya nkumva narira. bitera bite byawe? Ego ugiye heza? Ndebera ugiye he? bafite igikuriro rero ni ukubahindurira amabasi. Ceceka urabona ko nk'uwo ni hatoya. twasoje. bayi bwira abantu ngo bayi. Taliha yitwa Taliha. bite se? ngiye mbanza gusuka amazi ku maguru gahoro gahoro kugira ngo atikanga, kubera ko uzumve ugiye muri dushe nyine ukahita wifunguriraho amazi ako kanya, hari ukuntu uba wumva nawe nk'umuntu mukuru uba wikanze. ku mwana rero mba numva bishobora kumugiraho ikibazo. usutse sekunda duke duke. mbanza ku maguru mba numva ariho sawa. Taliha ikigaragara Taliha atinya amazi ntabwo ari nk'abandi. uyu we agira ize, hari ubwo yoga acecetse, hari ubwo yoga nyine arira mpaka akarinda asoza. yo basi sibyo? basi sheri ninde ndeba hano mbwira basi ninde wakuvuze? ninde sheri? ninde wavuze umuhungu witwa Taliha? mumbwire ninde? mbwira. reba hano akaba yanze kundeba.
تعالي ها tibonke uyu niwe munini kandi niwe utari inzobe. uyu nguyu ku bijyanye no kuvuga ngo ni imibiri yombi nako ngo inzobe ngo cyangwa igikara ngo imibiri yombi ibintu nk'ibyo niwe w'imibiri yombi nka papa we. papa we ni imibiri yombi burasa navuga ngo ni igikara njye ni igikara ubona ari igikara ngo cyane ahubwo ariko yewe abanzi babaho. ese kuba igikara ni bibi ko twebwe se twirabura uyu ukuntu abivuze wagira ngo bafitanye akabifu umuntu. njyewe rero mba mbona ari imibiri yombi kandi mushatse buriya mwabyemera ko ninjye ubizi. ariko wa mugani reka tubyemere niwo ubizi twebwe nta n'ibyo tuzi. sabunewe papa basi inguko basi sibyo wicecekere byarangiye kuri gusinzira. mera gutya gato harimo n'ibitotsi. aka kantu rero umuganga yarambwiye ngo iyo ukambitse umwana kamufashe cyane ngo bibuza umutwe gukura neza. iyo ukunda nyine kutumwambika ni byiza ko niba ugakunda umwana ukamwambika nyine gakweduka. ngaho ntitubwire ikibazo cyawe reba hano uvuge babwire reba hano se akira vuga babwire ngo bite basuhuze babwire ngo wite nako bishaka yego mani basi so mwakoze rero kudukurikira. amahoro y'Imana abane namwe naho ubutaha na video z'ubutaha. Okay, bye yego.